yakomeza sheri. Okay. Okay. Uri kumva? Yego. Noneho mumanurire mu mwetingire ngiye mbasobanurira. Kendo bafashe. Oya. Nacyo natuje. Noneho message ya mbere yayisama nyimara kumuha nyine. Nyimara kumuha urumva yahise anyohereza amavideo ntazi igihe yafatiwe yawe yego ahita ambwira ngo this is nyine ngo iyi niyo igiye kwa your next post on Instagram. Nari mvuye koga kuko nyine twabaga mu nzu imwe nabo bandi twakoranaga bose twabaga nyine mu nzu imwe ariko harimo amakamera yarashyizemo amakamera ibintu byinshi ariko kamera ziri muri salo n'imbere ya studio nyine ayo kurumva ko ari umuntu wadukurikiranaga cyane. So rero umunsi umwe nyine icyo gihe mara kumugorwa kuri Isa ama video mbona mvuye muri douche ndi kwisiga nyoberwa ukuntu mbona nta n'umuntu uri mu cyumba ndi ngenyine ndavuga se iyi video yafashwe gute nagize ubwoba nubwo ibintu by'imihanda ngiye n'amatiku sinjya mbijyamo nubwo wambaye ubusa. Yego mvuye koga Ubusa bwose buri nk'ubwa yampana kwa kundi uba wiviriye muri douche uri kwisigira mu cyumba wenyine nyine bisanzwe sinzi ngo kamera yagezemo nabyo sinzi ukuntu byagenze kuko nyine n'umuntu ayibonye ahita abona ko ntabwo ibyo mbizi. Noneho rero ngiye bintera ubwoba mpita mubaza se uranshaka iki nyine mvuga ibintu biri mu bwoba n'iki. Noneho hari umuntu twari turi kumwe arambwira ngo wewe wigira ubwoba mwereka ko ufite ubwoba ariko nyine ntabwo ibintu ngiye nari nzi ngo bivaye bijyaye. So video yanganaga gute yari iminota ingahe umwanya ungana yakama yari view once wenda nka kumunota cyangwa nk'amasegonda 40 gutyo. No ni mwinshi banarangije. No duma please duma ndagusaba. Oya No ndagusabye kabisa. Twakomeje. No don't no bine ubwoba ibintu nazi bya social media nibwo ntibizamo sinzi aho biva niyo bijya. Nuko nyine umuntu twari kumwe arambwira ngo weho numwereka ko ufite ubwoba urabumweretse yuko agushoboye ahita ambwira ati uhita wisekisha uvuga ngo haha nyine kuri message ngo umubwire ngo nanjye ibyo mfite byawe si biki ariko mu by'ukuri byari kwihagarara nta kintu nari mfite. Mba ndabimuhaye ntabwo yigeze ayipostinga nta hantu yigeze ayipostinga na hamwe ntabyo nzi gusa ibyo bintu yahise nyine abona yuko kubera ko nahise musubiza gutyo abona nta bindi bintu byinshi yarenzaho ahari I think. Noneho bizamo ibibazo byinshi. Noneho icyo gihe chano yanjye yariho indirimbo yanjye ya mbere yitwaga wowe narasohoye nyine barabitwaye byose barabitwara ngenda byihorera kuko ngiye ntago nkunda amatiku sinzi kuburana mu bintu by'amatiku ndamureka baratwara n'indirimbo arayisiba na nyuma aho ndumva yaraje kongera kumvugisha akambwira nyine indirimbo barabisiba byose yigira nk'atazi aho byagiye ariko nyine twebwe turamuzi neza twakoranye nawe niwe wayitwaye ashobora kuba yarahise ahindura amazina cyangwa akabigenza ibyo byose ndabireka indirimbo barajyana ndabireka kandi twari dufitanye amasezerano yuko nanjye nari mfite uburenganzira ku gihangano nakoze. So ndamureka ndavuga ariko urumva twari twarakoze indirimbo nyinshi kuko twabaga kuri studio ndavuga ariko reka nsore kano karirimbo ndebe bimeze gute nyine kari audio rero nshyiraho iyo audio nayo niyo ya mbere bampayeho copyright abahita ama copyright ndabyihora ndavuga okay bamaye copyright reka mbyihorere mpita mbyihora nta bintu byo kuburaza ndabireka nyine nta management ntaki by'abahanzi nyine ukaba usa nkaho utari stable neza. Nongera gukora indirimbo 2024 itangira nanone so indirimbo uretse gatoya yaraguteretaga cyangwa yaragusabaga mana we sinzi uko nabivuga. Biratandukanye ibyo bintu bibiri biratandukanye byose kandi nyine ukabona nyine ni kwa kundi umuntu yaragusinyishije muri rebo nyine nibirebere ku buryo ramyotinze yaraniretaga mbona bibaye too much akajya tubuza amahoro yambura nko kuri telefone nsinziriye
agahita nyine abwira nk'abo twabanaga bose ngo musohoke ngo simba shakaho ngo nagiye he nyine yaramburaga akabigira ibintu by'intambara umutuzo ukabura mu kazi hose nyine mbona uretse nuko bimbangamiye mbona biri kuneranya n'abo dukorana kandi bazi ko ntari bijyanye nabo ntari nyine bibazo niyo nasinzira niyo na comeka telefone yambura gato ibintu bigasakuza ngo musohoke mu nzu na saa 6 z'ijoro natinye na saa 7 saa 8 saa 9 ngo musohoke mu nzu ivi namubuze kandi ndubwo ndasinziriye nyine niyo nabita gutoteza umuntu ariko twakundi nguti reka nuze wenda bizashira mbona nyine si byakunda niho hano namusezeye ngenda nkora ibyanjye ako nabanje abankubise copyright mwari maranye igihe kingana iki umwandikira iyo leta ni umwaka umwe wonyine yagukoreye indirimbo zingahe imwe indirimbo mu mwaka umwe twagiye noneho nyine banshyiraho copyright ndabyihorera ndavuga ko nge sinkunda guhangana akabyihorere nzakora ibyanjye bidafite aho bihuriye nawe ari byo kugezana n'uyu munsi ndi gukora indirimbo ndi gukora nta hantu zihuriye nawe ariko nuko ndi gukorana producer urumva producer twakoranaga n'ubundi na Kennedy uko twabanaga twebwe na manager wacu Leandre twebwe nta kibazo nyine twari tubizi ko bari umuntu nyine udashobotse twe nyuma yaho ubuzima burakomeza nta bifu na so rero ubu ngubu nisohore actually hari indirimbo mperuka gukorana na Racine yitwa Ipata hari ukuntu mukora indirimbo mukayisohora noneho mugasharinga link noneho hari ukuntu warakoze abantu kuri WhatsApp murabizi ugashyiramo ugashyiramo bose rero sinzi ukuntu nawe namushyizemo nta twakundi uburyo kugira gutya abantu utabireba nabimugeraho ahita ambwira ngo warenga beauty ngo wasted ngo nyine ngo ubwiza bwakwi gusa nyine ambwira amagambo ankomeretsa ngero iyo umuntu ambwira ibintu bibi ntabwo nzi kubihisha mpitambisiba kugira ngo udakomeza kumbabaza umutima mpitambisiba na nimero ye ndayisiba ariko n'ubundi nasiba nimero akaguma anyoherereza mana yajyaga anyohereza n'amavideo anera ubwoba no kuri Instagram akaguma anyohereza ibivideo namusiba nimero akaguma akanyohereza ibivideo hari n'igihe yajyaga anyohereza ibivideo by'abantu bari kurasana ngazandasa. Ufite imyaka ingahe? Imyaka mitubuye ariko iyo ubukure ndayifite. Kozi iyo ufite imyaka 22 muravuga gucya n'umwana w'imyaka 28 biba bitandukanye. Oya ni hafi aho ngaho ntabwo ari nyinshi cyane. 28 se? Oya ntabwo 28 ifite nyinshi cyane. 22 urayigeza? Okay, ufate 22 sibyo? So nuko bigenda gutyo nyine aguma nyine yohereza ibintu nkabona nasiba nimero ye aguma yohereza ibintu ngena navuga ko reka nyibike nanamushyiremo archive cyangwa mu muting najya nabyohereza singana kuko ndamusiba akanyereza ibintu nyine ibintu nk'ibyo. Noneho uyu munsi rero nasohoye indirimbo ejo iyi ngiyi yitwa Tatu n'uyu munsi dore nuko nambaye twari tuvuye muri interview ku ishusho duci ahantu turi kwinywera icyayi ndi gucomeka phone nta muriro nari mfite. Noneho nsubiye online mpita mbona notification ngo bampaye copyright ngo kuri video yanjye ngira ngo ndikuro ndavuga se bampaye copyright indirimbo gute se kandi ko ari yanjye nta kibazo na kimwe indirimbo ifite baba bampaye copyright gute ni kontrasi yagomba kumara ikingana iki ibya contract iyo umuntu ari muri record label baba bafite contract twasinye n'ibyari byemewe yuko twabisesa anytime buri muntu wese atabishaka wasezera nta kibazo nta bintu byari bihari byo kuboha umuntu uri kumva. na Kendo arayifite iyo contract ntabwo nzi ko tugizifite ariko twarazisinye nawe niyo yazigira noneho nazo yaragiye arazitinga yongeramo ibintu twamaje gusinya nyine ni umuntu udashobora ariko ugomba kuba ufite copy ntabwo nayibura kuko simbize ariko nshaka kwa nabibona uri kumva kuko niyo ntaba mbifite muri phone ndumva mfite document mgemba narabibitse. So rero nisore indirimbo nta numuriye nawe naramusezeye ku neza nta kibazo ngiye kubona ngo copyright none ngiye kureba impamvu mbona ngo word time nebira byantuza mu byukuri sinzi impamvu yayikoze copyright nta kibazo mfitanye nawe sinyine ni kwa kundi umuntu avuga ngiye agiye kungendaho ndabizi neza
njya kwemera agatanga n'amafaranga y'imirengera kugira ngo gusa umuziki ntawukora singira aho ngera mana yanjye ni byinshi none bamaye copyright noneho muri copyright handitsemo ngo ni copyright ebyiri amajije kumpesha cano ya mbere barayijyanye nta copyright yigeze yayimpaye sinzi ibyo bya copyright ebyiri aho bivuye sinzi impamvu mpagarikiye indirimbo sinzi nyine ni umuntu wanyizingiye ku buzima bwanjye wanze kuvaho ntabwo mbizi rero sinzi ikintu nakora. So uwo mugabo ngo yitwa nde? Yitwa Uwimana Raymond niwe nyiri World Star Entertainment twakoreraga. Hanyuma nani platform cyangwa cyane washyizemo indirimbo za mbere apana iriya zimwe wambwiye basibye ibyo twavugana ngo bakushize ibyo basibye na YouTube channel cyangwa wakoresheje indi YouTube channel YouTube yanjye yari iriho ya ndirimbo nakoze bya mbere byose barabitwaye ndabyihorera ufungura indi YouTube channel none uri kunyandikira ngo indirimbo iri he uri kumva n'ibyanjye bishyashya nonyine mpera zero ubundi bushyashya n'ahantu bihuriye nawe nyine kwa kundi umuntu amahoro sinkunda amatiku uyu muntu mwarakundanye ntimwakundanye kubera ukuntu uri kubivuga he was your boyfriend mwigeze mukundana mwagiye muri relationship njyewe uyu muntu yarantereta kugutereta ni kimwe ukamwangira no kuba mwaragiye muri relationship akakubera boyfriend ni ikindi ushobora kuba mwarateretanaga urangije uramureka cyangwa ukamuca inyuma na Kendo nawe ntabwo ari umuntu yoroshe arangije kuba yarankundaga nkavuga umunsi umwe nkavuga ati se ibi bintu mbijyemo kugira ngo basuye umuntu nikorera akazi kanjye ariko nyine ntabwo namukundaga yaranze nyine agahora hatiriza n'ibirebire aho ugeze neza aho ngaho uravuga ati wigeze gutekereza ati ibi bintu mbijyemo yego ntabwo wabipimye ukabijyamo nk'icyumweru nibura bikakunanira ntabwo wigeze ubigerageza nk'icyumweru bikakunanira oya ntabyo nagiyemo ni kwa kundi umuntu aguhatiriza mu gitondo saa sita na nimugoroba ntabwo mushobora kuba mutarabigiyemo wigeze gusambana nawe ntabwo nibyo bakora aba bakobwa barabikora niba abakobwa barabikora abakobwa barabikora ashobora kuba yarasambanye nawe umuhungu akaba ari boyfriend we yarangiza agahita agenda kandi bari muri rebo koresha amagambo ari proba ntabwo ntabwo bihuriye ko babivuga oya no wizana amagambo kandi ntabwo ushaka kuzumana nk'uyu ngo oya muraza hano abantu abandi barukwera badahari ngo bivugire azavuga azabera ko nareka kwera badahari ngo bivugire ugasanga barimo baraheshera umuntu niko kumubaza buri kantu kose ntabwo ari uko rero ngiye mbaza ndagusabye kabisa nyuma niyo mpamvu rero sometimes ukora amakosa mubaza ibintu byose byo kurega dumba nyuma afite company ntabwo wazaga kuvuga ibintu dumba ntabwo nshaka kumanura dumba nyuma please s'il te plaît oya ntawe tuza kubyemera bodi ukamubaza buri kantu kose uramubaza buri kantu kose agasubiza ndagusabye basi please ngaho mubaza ibyawe twumva thank you ntabwo umwana ngaho umuntu arimo kuri umuntu afite ibibazo uwo mugabo no areke kwiriza asubize so please stop waje kumvuga isi yo company IV so indirimbo nawe yaje yivanaho nta kintu gihuriyeho nawe na kimwe si yakoreye muri studio ye nta kintu na kimwe nawe yayivanyeho ubu mu kanya nyine nibwo nyuma uretse gatugende gatoya hari ikintu uyu mugabo umugomba muri contract mufitanye na kimwe pe wagiye n'amategeko wanjye yamaye urwandiko rumubuza kunyandikira narabimuhaye cyane byose narabimuhaye so umaze igihe kingana gutandukanye nawe nk'imyaka nk'ibiri cyangwa n'igice umwaka n'igice nyuma yaho yaba hari leta yakohereje ahari ryo gusaba nyuma yo gutandukana nawe waba umugomba wenda akaba yarabihimbye ariko akaba yigusaba akavuga ko ari ibyo ugomba rembo cyangwa amasezerano mwari mufitanye nawe nyuma y'uko mutandukanye
hari letre cyangwa hari icyo yigeza kwishyuza avuga ko ari cyo umugomba cyangwa ugomba ari boy? ntacyo namugombaga, ibihangano nari narabimurekeye nubwo nanjye nari mbifiteho uburenganzira, ibindi nabyo nashyizeho ikindi nyuma narakikubwiye nari narakoreyeyo, ariko ari audio gusa nacyo nyishyiraho nacyagikuraho ndamwihorera, nyine nari naramwihoreye ndabyihorera, ariko nabonye yuko ntabwo bizigera bihagarara. So ukuvuga ngo nyuma uretse gato nyuma y'ibyo bikangisho yagushizo byo kohereza ubwambure bwawe, hari ikindi kintu hari n'inkurikizi yabayeho cyangwa yarakuretse uragenda? Yarandetse nyine ndagenda, ariko akajya acishamo akanyoherereza ibyo bintu by'ibivideo n'ibiki byose. Hanyuma ubu ngubu ukoze video arayihagarika, utekereza ko ari iyihe mpamvu? Umuntu mwaratandukanye, nta kibazo cya contract mufitanye, waramusezeye kuko nyine nifuza ko ntakora umuziki. Gute nifuza ko ntakora ibintu by'imiziki, simbizi wagira ngo nyine cyangwa abayumva yari yaranguze, I don't know. So ni ukuvuga ngo we ashaka ukora umuziki ari uko muri kumwe? Simbizi, ariko ni nk'agahimano kugira ngo anyereke yuko niba bagira ngo anyereke ko arenze, niba kubera icyo utamureka kuri RIB, kubera icyo umuzana hano. Ariko Duma muzana naho ndajyayo ntabwo ngese naho ndajyayo. Aho utangiriye ntabwo ariho rero. Duma ntabwo nshaka kumanura. Duma ndakumanura. Urarinda umanura nakomeza kudasubiza ibibazo byawe. Ntabwo nakubwiye ngo umubaze. Tegereza. Yamaze. Wese no uri se kurya umwori yatajya kubariza cyangwa twari birego bye. IV. Kandi Duma ndakuyamye babarira kabisa kubahane. So ahangaha uyu muntu mutagifitanye contract agafata igihangano cyawe akakibaninga, namujye muri RIB igihangano cyawe akakibaninga, utekereza ko wowe ushishoje nk'umuntu mwabanye icyo gihe kingana gutya, utekereza ko ari iki kibimutera kugira ngo ibihangano byawe abibaninge abishyire hanze? Abashaka nyine ndashaka kumubaza kuko ibyo bintu byose yashakaga kuri njyewe bitakunze, ntacyo atakoze, ariko nyine ntibikunde, nyine ni nko kumpima nyine kugira ngo nyine ahore, niba bashaka guhora mu buzima bwanjye avuga abashaka kugara, niba bagira ngo nyine simbizi ikintu, ariko ni uguhimana tu, ndakeka ari uguhimana ku buryo ajya kuri ntuza, ajya kuri YouTube channel itariye, adafite access, akajya kuyishyiraho copyright yatanzwe nawe cyangwa yatanzwe na company? Niwe n'ubundi ubikoresha n'ibye nyine. Okay, ukimara gusanga yahamagaye ntuza, ukimara gusanga yabibaninze, wagerageje kumubaza impamvu yabikoze? Oya, ikosa ntawe kandi ryo kumuhamagara, kuko ndumva kuri njye byaba ari ikosa, kuko njyewe yarabimpromisinze, yarambwiye ngo azakora icyo ashoboye, ngo ni umukire, ngo afite amafaranga, yigeze kubimbwira gutya turi kumwe, ngo ngafite amafaranga, ngafite ibintu byose, ngo yakora igishoboka cyose, ngo sinzigera ngera aho ngera, singira ikintu na kimwe nkora, nyine ndumirwa nyine ngira ngo hari wenda ari mu mikino, ariko nyine nibyo yarabimpromisinze ko azambabaza, azakora ikintu cyose gishoboka cyose nkababara. Iyi relationship mwabanyemo utayishaka wowe, ariko wayishaka wayibaze n'igihe kingana iki? Ntabwo ari relationship siko yavuze. Buretse gato IV, iyi relationship mwayimaranye n'igihe kingana iki? Yaranteretaga, ntabwo ari ukuvuga ngo nari ndi muri relationship, nawe utandukanya gutereta umuntu uhora umuhamagara iki, ntabwo njye navuga ngo nakundanye nawe. Ntabwo mwakundanye, yaragutereta? Yabihakanye ibyo. Hanyuma amashusho yawe y'ubwambure yakuye he niba yaragutereta gusa? Amashusho yawe y'ubwambure yakuye kandi mutarigeze mutereta? Ngewe nabigusobanuriye, ngewe nari mvuye koga, biba binagaragara kuko yakamaye ari view once, nakantu nyine Urumva twese twabaga kuri studio twese, ariko byumva rero sinzi ukuntu byagenze, sinzi nyine nagiye muri dushe koga nk'ubuzima busanzwe, uko na dushe yifatanye n'icyumba cyanjye sinakure rwose, mva mu muryango umurebana n'undi ninjiramo, nyine mvamo ndi kwisigira, sinzi ngo kamera yahageze ite, kuko nyine n'ubundi niyo yashyira hanze ayo mashusho uhita ubibona yuko nari nivire koga ndi kwiririmbira tuba kuri studio, njyewe n'abari abahungu bose twabaga kuri studio nyine ugatubona ko nta n'amakuru bifiteho by'ibyo video, ibintu nta kintu mbiziho na kimwe. Niba nkumvishe neza icyabiteye nkuko ndi kukumva, ni ukuvuga ngo ikimutera ibyo ngibyo ni uko yaguteretse ukanga, nuko namwanze
nuko wamwanze. Ibi ngibi reka gato ngiye manza gufata basic information mbere yuko mpuruduka gutya cyangwa kugira ngo ntange platform. Uyu mugabo ntabwo yaza kuba niba afite amakuru uyu mugabo yakoze ubukwe ejo bundi sibyo? Ego nta n'icyumweru ngira ngo ngo cyari cyashira. None ni iki cyaba kibimutera kandi yarabonye undi muntu uza mu buzima bwe akaba atakimukurikirana? Ni iki kintu cyamutera cyatuma abikora? Niba nta kibazo cy'akazi mwagiranye wait a second ni iki cyaba kibimutera? Niba amasaha yarashatse ari mu rukundo yakoze mariage utekereza ko ari iki cyaba kibimutera? Ni ikihe kintu umunsi wa mbere tukimenyana yakunda kumbwira ngo tuzakora ubukwe ngo ariko nguzi ngo gukora ngo gukora ngo ubukwe ngo n'umuntu mukorana ngo managinga nyine we yashaka ko ari nge twabukorana nge nawe kandi nyine naranamwemerera nta n'ikintu na kimwe. Yego yanashakaga no kujyana yanabimbwiraga ariko mbwanga nkujyane muri Amerika nshaka ndavuga nyine bitamumva ko ari ibintu byo kumenya nyine yashaka ko ari nge tubikorana ariko nyine narabyanze burundu kuko aranduta cyane ni umudivorce menya wenda y'inka gatatu so ni birebire. Tukivuye aha ngaha rero indirimbo yawe bayakanga asibye nyuma yo gutandukana ni ya kabiri asibye. Urakoze cyane Kendo, come over here. Kendo nawe vayo ubeshe. Mute au telefone. Koresha telefone ya Ivy wirira ntabwo ni ibintu bisanzwe biraza kandi. Hello. Yamba kuba mweze bite? Isoho cyane gusa. Indirimbo yanyu yongeye virus. Mwaba muri gutwika cyangwa indirimbo yasibwe koko? Bayihaye copyright. Nakubeshye ibintu byo gutwika si ibyanjye kandi nawe ntekereza ko jye urumva mu kanya uyu munsi ubundi twagiye ku ishusho muri interview, so urumva twafashe gahunda yo gupromotinga n'ubundi gihangano kubera ko ejo tuzajya ku isibo. So ubwo ngiye kumva numva nyine Ivan arambwiye ngo baramubwiye indirimbo ngo bayisibye. Jye urumva nta makuru nari mfite tu numva nyine ni ibintu bitabaho. So ncekinze nsanga indirimbo bayisibye ndamubwira ntaribi ku ibintu bya YouTube mbiziho gake ndamubwira ntaribi reka ducekinge turebe impamvu indirimbo bayisibye. So ncekinze nsanga ngo ni World Star Entertainment yayisibishije urumva bayihaye copyright. Noneho nsanga hari n'indi urumva nese ninjira muri YouTube yiwe bita nsanga hari n'indi copy strike nyine bari baramuhaye n'ubundi bayimuha ubwo wasanga barayimaye kuri icyo gihangano cya mbere n'ubundi ngo basibye yari yashize. So ubwo nyine nanjye nabyakiriye gutyo tunabibonye gutyo turi kubivuga turi kubyumva nta byo gutwikana naho binahuriye kuko bwizana n'ubu ngubu njyewe Ivy namvugishije buranaje kumureba maze kuvugana n'aba YouTuber barenze nka 4 kuko byageze ubwo mbikora nyine biranga bigera ubwo nifashisha abandi bantu nyine kugira ngo turebe icyakorwa turebe ko process nyine hari icyagaruka ari cyagira ariko ntabyo gutwikana nawe. Wabanaga n'uyu mukobwa muri korabo muri nuza muri repo amakimbirane naye twarabanye. Ntabwo uyu mukobwa azi gusobanura niba namwumvise afite nawe kuvuga ibintu bye simbyuze neza. Ntabwo azi gusobanura kubera ko sobanurira ntabwo azi gusobanura amakimbirane yabo. So wari kubivuga ntabwo ndi kubyuka kugira ngo ari kumva nabi. Exactly ikibazo ni iki? Umuntu wabanaga nawe muri repo. Honestly ntabwo nakubeshya Ivy okay nuko wenda ari umwana w'umukobwa ariko Godfather bino ni ibintu birebire njye ntabwo nakubeshya. Wowe mupfana iki exactly? Wowe mupfana iki na Ivy kugeza ubu ngubu navuga gute se ni nk'ari sister ko no baby tumaranye imyaka hafi imyaka 4 tuziranye dukorana ndavuga ngo twamenyanye ubundi niwe wamanje kumenyana n'uwo mupapa before yuko ngewe tumenyana. So yaje kuba story ndende nawe turamenyana ariko tumenyana njye Ivy twamenyanye kubera uwo mupapa n'ubundi nasanze baziranye since before. So rero mane ni ibintu birebire sinzi ubwo aho murahera mumbazanye n'ibyo murambaza n'ibyo mbasubiza ariko byinshi kuri iyi nkuru tu
niba uzi byinshi nyine okay tugaruke ku bintu bya relationship yabo mu bana aho ngaho ikintu gihari sinajye njyenyine ubizi, yaba Leandre arabizi, niyo mugabo Leandre ko niwe wasaga nkaho adufasha mu buryo bwo kuhaba, urumva kuko nawe ni ibintu ntekereza ko byanamwafectinze cyane, ibintu bya ivi nyine mane byabaye ibintu by'ibisazi, urumva uwo mu boss barakoranaga before ngiye tutaranamenyana, urumva so aza kubaho agastori gatoya, twari dufite studio y'umuntu twakoranaga ngewe mbere, ajya mu Buhinde kwiga, nsaba ko nyine nasigara na studio, noneho ngasigara ndimo nyine nyikoresha, ariko hari n'ibindi twari twaravuganye wenda nashaka kugarukaho. And then nyuma ageze mu Buhinde biba ngombwa ko studio ayigurisha, urumva. Hello? Ndakumva. Ubwo ndi guhera mu bizimire kugira wumve ukuntu stories zimeze. Noneho ubwo nari nziranye n'umuntu wa managingaga cyangwa se wafashaga ba IV before, yari umutipe bamwita ntabwo ndi kumwibuka neza, oya pana Stone, umwe w'igisenge, ntabwo ndi kumwibuka neza. So uwo mutipe we twari tuziranye, none tuziranye bamwitaga Yves. Noneho uwo mutipe aza abonye ndi kugurisha iyo studio, arambwira utariko mfite umuntu wagura iyo studio, ari no gufasha abahanzi nyine, hari umukobwa ashaka gufasha. So studio turabihuza, birarangira, deal irarangira, studio arayigura. Noneho waguze studio ninde? Yari uwo nguwo wafashaga Ivi nyine. Ari we Leandre. Wabyumvise? Niwe Leandre, uwo nyiri World Star. Apana Leandre ndaza kukubwira ukuntu byajemo. Okay. So urumva Leandre ngiye twarakoranaga, person ngiye Leandre twarakoranaga, urumva. So noneho nawe ataramenyana n'uwo mu papa nyine na Ivy. Noneho bakorana, urumva yashakaga gusayininga Ivy, ariko bitaraba ibintu by'ibidanje cyane, nyine hagishakishwa, urumva, kugira studio n'ibiki kugira ngo ibintu bigende ku murongo. And then studio urumva yari imaze kuboneka, noneho ngiye nk'umuntu wari unamenyereye n'ibyo bintu cyane, ko nibwo nari ngisoza ishuri ku Nyundo, arambwira ati noneho ngize amahirwe yo kubona studio, ariko nanabona n'umuntu waba hafi ya studio bikagira meaning, kubera ko urumva nk'umwana uvuye ku Nyundo nibwo nari ngisoza ishuri, byari byoroshye nyine kuba naberekera ibyo batumva, ibintu nk'ibyo ngibyo. So ubwo uko nguko urumva niko nahuye n'uwo mupapa, ubwo Ivy ntabwo twari twagahoye. And then nyuma arambwira atariko mfite umukobwa nashaka gusayininga, nashaka kumusayininga muri label yanjye. So noneho namara kumusayininga tukaba twakorana, urumva. So byaje kugerwaho umubwo aramumpresenta nyine nk'ibisanzwe, aramumpresenta Ivy tumenyana gutyo, urumva yamumpresente ambwira ko nyine agiye kumusayininga. Ndamubwira atariko urumva nanjye kuko sinari nagatangiye kariyeri yanjye neza, ubwo ntangira kubana na Ivy, ko n'indirimbo ya mbere yakoze ninjye wari warayanditse byose mufasha nyine, ambwira ati mwerekere n'ibiki, studio ibaho ngaho, dushaka umuproducer, ari we yakubwiraga mwita Popie. So ubwo noneho ngiye urumva ntabwo nakamenya story zose, ariko ubwo urumva demo umuntu marana iminsi mumenyana, ugenda umenya ibintu byinshi nyine tu. So ubwo barakundanaga, yaramuteretaga, uko biri kose harimo kimwe muri ibyo ngibyo, yari yaramwemera cyangwa se ataramwemereye, uko biri kose yabasobanuriye nyine, wabyumvise. Ubwo noneho biza kubibisaze, ubanza hari ubwo nsimbutse ibintu byinshi, hari ibyo batumvikanye nyine, batabyumvikanye biba ngombwa ko nyuma umupapa nyine aza kubivamo, aravuga kuva nyine n'ubundi mbona tutari kumwe cyane, n'ibiki utari kwemera wenda ibyo ngo propose cyangwa se ibyo twakorana, ubwo nyine reka dutandukane. So nuko nguko izo byagenze, ariko hagati aho ngaho urumva ko nanjye nahabaga Leandre wenda kugira ngo azemo, byabaye ngombwa ko nanjye gukora music yanjye, aravuga ati noneho umuntu ugufasha n'ubundi kuko ari Leandre, reka gufashirize hano anabonireho noneho kuba nyine yababa hafi mwembi na Ivy,
nyine nk'akazi urumva we kuko n'ubundi yabikoraga nk'akazi akazajya urumva njyewe n'ubundi akamanagingira aho ngaho ariko ubwo urumva na IV bigahita byoroha ko yamumanagingira aho ngaho. So Leandre badiringa umushahara w'ibyo bintu byo nabyo bigerwaho dutangira gukora. So buri muhanzi amaze gukora indirimbo imwe ko nayo imaze gukora indirimbo ebyiri ndakeka, indirimbo yitwa Passe n'indirimbo ni kumwe na Rumaga. Ubwo nyine biza kubamo ibibazo nyine ibyo ngibyo bya IV nawe bibayemo ibibazo biba ngombwa ko avuga uti noneho njyewe ndabona bitari kuvamo reka dutandukane. Ubwo gutandukana na IV byahise bigira impact nyine kuri twese nawe urabyumva kuko urumva ntitwari gutandukana ntiyari gutandukana n'umuhanzi yafashaga even natwe ubwo urumva ngo tugumane. So ibintu byose bihita biba barabara. Bihurira he? Bihurira he niki? Bihurira he kuba IV avuye muri Rembo nawe irimo ufite contrat IV yagenda wowe nawe ukavamo? Birahura cyane niyo mpamvu nakubwiye ngo ni ibintu birebire kuko nkuko yagiye bibabwira yari wa muntu ushaka kukubwira ngo undindire uyu mukobwa kandi urumva ikintu cye cyaraduhuje ntago cyari icyo ngicyo urumva kigaragara nyine hagati yabo hari iyo connection yari ihari nyine itari party y'imiziki gusa iri party y'ibyo by'inkundo iri party ibyo urabyumva. Urumva ko iyo uvuze gutyo umeze nkaho urimo urabikonfirma Dumba ikintu njyewe ntabwo nzi kunyura uruhande ariko nuza kubyumva abantu barakundanye mani none se ni gute erega ngiye barafisha akantu ku kandi uretse gato ahangaha no kuvuga ngo nani umukobwa bamwohereje amavideo ye ari naked urimo kunyumva umushuti waramubwira ngo erega nibyo ngibyo uretse gato umukobwa aramubwira ati nawe ntabwo uzi ibyawe mfite bivuze ko bafite ukuntu baziranye ibyo ngibyo reka tubyihorere barakundanye ibyo ngibyo niba barakundanye ibyo ngibyo ntabwo bishobora kuba ikiziriko kimuzirika kugira ngo kariya ye cyangwa amuhagarikira ubuzima ntabwo bishoboka ariko turashaka wenda umukobwa aze kubigira ngo public ko bakundanye ariko komeza ariko kuba barakundanye ko bakundanye komeza igihe ari cyo Dumba ibyo ari gutekereza ntabwo biri ukuri kw'ibihari ntabwo kuri kure y'ibyo Dumba ari gutekereza ntabwo Dumba nuko nyine like ntabwo wa mugari Dumba niwe wavuze ngo yakaba yajya muri ribu ntekereza ko ari cyo kintu kinarenze ibindi byose kuko bino bintu abanyamakuru bamwe na bamwe barabizi urumva bagiye bashaka no kubimbazaho nkabikwepa cyane kuko ni umugabo usa nkaho ni umupapa usa nkaho nyine like yashakaga kuri next level biranga umukobwa nyine amubera straight aramubwira bitari imiziki no sense urumva so binoneho urumva nk'umushoramari nawe urabyumva ntabwo byabura nyine kumukomeretsa. So ibyo byose byanga kuko ntabwo twabyirengagiza niba umuntu akubwira ngo byageze igihe amubwira ngo dukore ubukwe ntabwo umuntu mwamenyana umunsi umwe ngo mujye kuri point y'ubukwe ibyo ntabwo bishoboka hari step by step byagiye bigeraho ariko biramubangamiye urumva. So noneho nibyo ngibyo by'amavideo byageze igihe IV aranabitubwira urumva as team nubwo twakoranaga akaba ari umukobwa ariko twe twari ababrother be cyane turi na close cyane umuntu kumwe na producer urumva ko byagenda kose hari ibintu nyine ataduhisha byageze n'igihe ashaka no kujya kumurega muri ribu nabyo turahosha turavuga niba wowe yakurekera ubuzima bwawe ukikomereza bikaba bitagera kure mureke urumva ibyo ngibyo ntekereza ko ariyo mpamvu bitanagiye ngo bigere kure. So arangije rero ikintu cyaje kubamo urumva ndi gusimbuka ibintu byinshi keretse wenda icyo murumva mushaka kumbaza byageze igihe twese dutandukanye umugabo urumva niwe watanze permission yo kugenda yo gutandukana nawe urumva ubundi nk'uko ubizi gisayininze na management bikaba ngombwa ko mugiye gutandukana ari wowe ubishaka uri artiste hari ibyo bagomba kubera kugiye ariko ari management y'ubwayo ivuze ngo remove uko byagenda kose nyine hari ubuzima ihita ikurekera kugira ngo kuko niyo nyine ikubwiye ngo genda cyane ko na contract yari afite ntabwo yari yakarangiye. So ibyo ngibyo byose byarabaye yaba kuganira nawe yaba kugira izo mpapuro n'ibiki byose ibintu biba clear
bijya mu murongo wo kurangira. Umugabo noneho yahise avuga iki? Yahise avuga ko ibihangano byose, urumva hari indirimbo twari twarakoze, urumva hari indirimbo twari twarakoze nyine, urumva nk'abantu bari kuri studio mwa muri coding umunsi kundi nubwo indirimbo zitasohoka, ariko hari ibihangano mwa mufite byakozwe wenda bitaraba released, sibyo? So ibyo bihangano yahise amwaka uburenganzira, aravuga from today izi ndirimbo ABCD izi nizi ntago wemere kuzikora keretse uzishuye zigasohoka, right? Urumva? Halo? Ndakumva. So ubwo ngubwo ibyo byose abivuze urumva natwe twese twarabimenyeshejwe nyine, niba hari igihangano mwakoranye ntabwo twe twemerewe kugisohora nyine kitishuwe cyangwa se bidaciye mu bwumvikane bwacu nawe cyangwa se bwa Ivy nawe. So ibyo ngibyo birarangira. Ivy indirimbo bari barakoze yari we wayikoreye, iyo audio ya mbere arayaplodinga nkuko yabibabwiye, bayiripotinze. Ivy n'impamvu nuko atabibasobanura impamvu atigeze abikurikirana byo cyane, indirimbo nubwo ari we wari warayiprovidinze yari yarakorewe muri studio y'uwo mupapa, urumva uko byagenda kose, urumva umupapa yari akiyifiteho uburenganzira. Ivy turamubwira yirekeye, uzakora indi miziki nta kibazo. Sasa ikibazo cyaje kubamo nuko na n'uyu munsi agikora imiziki ku ruhande bidafite naho bihuriye, yaba we yaba na company. Urumva yarazi ko byanarangiye kera cyane, kuko umwaka n'igice hafi imyaka 2 igiye gushira utandukanye n'uwo muntu. So urumva noneho kongera kubona yakoze indirimbo nayo akayiripotinga, nicyo cyabaye ikibazo. Ubundi urumva ntaho bihuriye, yaba indirimbo nakore muri studio ye nta nubwo yaranayizi indirimbo nkuko nawe wayimenye yasohotse, ntekereza ko ariko nawe yayimenye yasohotse, urumva. So rero agiye kubona yayiripotinze, nibyo ngibyo ndi kumva nabasha kuvuga kuri umva ikiriho kimwe ni urimo kunyumva. Ndumva yutika kendo ndumva urimo uravuga nabi mani, uravugira kure. Anga numvikana? Okay. Ivy umwaka ushize I think nko mu kwezi kwa mbere, urumva nibwo Ivy yambwiye ikibazo cyo kubaninga indirimbo ze, ariko ambwira ibya management byose, ambwira uko nkuko Kenzi uyu mutima bimbwiye. Ndamubwira nti so move on, kutangira gukora ibintu byawe niyo YouTube channel uyisibe, kuko namuhostinze inshuro nyinshi y'umukobwa hano. Ndamubwira niyo YouTube channel uyisibe, ushaka indi YouTube channel noneho utangire bundi bushyashya. Utangire ibintu bushyashya, urekane n'uwo. Ibyo bintu umwana w'umukobwa arabikora. Mbere ejo ampaye igihangano cye, nagomba kumupromotinga, nagomba kumushyira kuri intuza ku platform indirimbo yari yasohoye na Kendi. Ngiye kureba mbona yahinduye nani YouTube channel, ndayifata ndayiposting. Urukunyumva? So ikintu kiriho ni iki ngiki Dumba, siko bimeze. Biramutse ari byo umuntu akuva ko amufiteho ijambo, akavuga ati mfite amafaranga, ntabwo uzigera uba umuhanzi yomeka mu kw'abazima. Urukumva? Aho ngaho haba harimo ihohotera. Urimo kunyumva? Haba harimo ihohotera. Ntabwo wenda twemere ko ibye bya mbere ibihangano uyu mwana yakoze mbere uramuga barafitanye amasezerano kubera bivanyeho itsoke niba babifite aho bigongamira. Urukumva? Njyewe yigeze no kumbwira ngo ninashaka n'umugabo ngo azemera ajye Tanzania ngo andogeshe, ibyo nabyo yarabimbwiye. Ngo ninakundana n'undi muntu akabimenya, yarabimbwiye no kwisukwe ngo azemera na Tanzania ngo ajyeyo ngo andogeshe, nyine ku buryo nkajya ngira ngo si umuntu abakina cyangwa ntabwo abakina, ariko mu by'ukuri ashobora no kuba abatanakina. Ahubwo ngenda nishinganishije, kuko niba ibintu yambwiye hari ibyo ari gukora ubu, nuvuga ngo n'ibindi byose yambwiye yanabikora. Ibyo byose ni yambwiye ko ikintu yagikora, ambwira n'ibintu ngo byo kurasana, ngo natunze n'imbunda, nabyo ngiye yarabimbwiye ngo agira imbunda, ibintu byinshi sinzi n'ibindi binagira ngo please ngo abantu mu maso gutya ngo bagahita ngo bahuma. Ibyo bintu yigeze no kwipuriza umuntu, igikondo amugonze ku modoka.
rero ni umuntu nyine wandeye ubwoba ko no kundogesha yandogesha. Rero ubwo nyuma atangiye gukora muri bimwe mu byo yambwiye n'ibyo bindi nabyo ubwo mfite n'ubwoba n'ubuzima bwanjye ubwo nabyo wenda yabikora ntawamenya. So rero wenda uti ni gute ibyo ngibyo bitwara muri ribu? No, igihangano yagishyize ku karubanda abantu barabimenya. None se kubera iki kubwira abafana be uko byagenze byo bitwaye iki? Najyaga ngira ngo uyu muntu reka mwihorere, nyine njyewe ibintu by'amatiku no kuburana cyane bijya bingora, nkavuga reka mwihorera, nkumva sinshaka ko n'ibyo bintu no muri social media byajyamo nubwo n'ubundi birangiye bigiyemo, kuko no mu ma interview najyagamo na nyuma yaho hari aho bajyaga bashaka kubimbaza nkerekana ko nyine twaratandukanye birarangira nta kindi, nyine ntabwo nashakaga ngiye amatiku. Godfather reka mubwire ikintu kimwe uretse gatoya, uwo muntu ntabwo ashobora kukwifungaho gutyo nta mutarasohokanye, mutararyamanye, mutaramubesha urukundo, ntabwo ashobora. Ariko gukundana ibi ntabwo nuko washatse kujya kugera muri detail. Kugira ngo ukishe hano ibyo biboro ugomba kubanza kwemera nawe ibyo ufitemo uruhare. Ndumva nyumva ntabwo uza kubesha abantu. Banza wemera ibyo ufitemo uruhare, then turaza kukugira imbabazi. Ariko nubesha byose ntabwo tuza kugira imbabazi. Ndumva ndakumva ntabwo uri buze kubwira umwana ngo mwaryamanye inshuro zingahe. Ntabwo ibyo ngibyo bibaho. Kuri njye ntabwo ushaka kumenya izo yaryamanye. Waburetse uburyo ubaza mu bibazo byawe biri vague man. Ntabwo ushobora kubwira umuntu ngo waryamanye na mugenzi. Ntabwo biri straight, ntabwo uza kubwira umuntu, ntabwo uza gufata umwana w'umukobwa ngo umubwire ngo waryamanye nawe umukanya amazi ngo afite igitsina kingana gite. Ntabwo ari uko bigenda. Niba kubwiye ko mubaze gahoro ariko mubaze ibintu ushaka kubaza. Ariko ureke gufata umuntu mubaze gahoro ariko mubaze ibyo nshaka kubaza. Urimo kunyumva? So ntabwo hari uburyo ntabwo ushobora kubaza umuntu ngo waryamanye n'umuntu ngo mwarakundanye. Hari ibibazo udashobora kubaza umuntu gutyo mwarasambanye. No, ikintu kiriho erega ibintu biba byumvikana. Ndumva abantu hano bari abantu bakuru turi kumwe. Niba umuntu akubwiye erega biranahagije kubaza umuntu eske uwo muntu niba byonyine nta n'impamvu yo kubaza. Ndavuga ngo uwo muntu yarameretse basi sorry nabaje. Ariko hari ukuntu ushobora kubaza reka mbaze neza noneho ndeke gukoresha ijambo ribi. Yegera hano mubaze. Ntabwo ari uko babaza. Reka mubaze yegere hano mubaze. Reke igira hino gatoya. Ari ugerageza gukoresha amagambo agize. Uvugishije ukuri kubera kugomba kugenda. Ntabwo uno muntu mwigeze kumubeshaho urukundo. Ushobora kumubesha ukaba namubesheho. Nta rukundo wigeze umubesha. Yarabishakaga ariko nta rukundo namubeshye. Ntabyo namubeshye. Ubundi nacyo kintu cyatumaga adutoteza no mu kazi n'iki ngo mutahe ngo ninjoro nka saa 8 ngo muve mu nzu, kuko ibyo ntabwo nigeze mbyemera. Ariko yaraneretaga hasi hejuru ari ibintu biteye ubwoba wagira ngo simbizi. Ntabwo wigeze kumuha. Ntacyo namuhaye. Na n'ubu uracyagifite. Iki kigabo rero dubura igitangaza. Ndumva uri gitangaza. Ntabwo nshaka kugira ngo ibintu bimane. Rero ndumva impamvu uburyo mugira ibintu byose mushaka kubyeteranya, ibintu byose mushaka kubigira uriyaranje ukabizana ku buryo ibintu bitagaciro ukabigira brage, which is not okay. Oya ntabwo ari bimeze. Oya ntabwo ari nibyo uri gukora kandi ntabwo ari ibyo nyine. Okay, wewe kubaza cyangwa ni kutwara ibintu ariko ntabwo ari kubikora. Reka tugere gatoya rero. Icyo turi kuvuga ni iki ngiki. Reka ibyo ngibyo ndumva myutinga mic yawe. Umva we utize gumana na ivi wawe. So kubona umuntu niba urimo kunyumva, umuntu yafashe umwanya afata amafaranga. Ntabwo ntekereza ko ibyo bihangano bikora nta mafaranga babitayemo. Nose wasobanura gute ko umuntu asiba igihangano cya mbere cya kabiri cya gatatu? Ibyo bintu bishoboka bite? Byumvikana bite? Niba ibyo bintu uyu mwana ari kutubwira ari byo, reka tubigenze gutya. Reka tubere kuri telefone tukamuhamagara uwo mukire niba ari n'umukire. Ariko se wagenje gake? Tumuhamagare tumubaze. Uretse ariko tuza turamuhamagara. Nibyo ndi gukubwira, ariko umuntu abanza akabitwara gake. Reka twemere ko yaramuterese. Reka twemere ko n'uyu mwana yakundanye nawe. Ntabwo kuba yarakundanye nawe ibihereza uyu burenganzira bwo kwica izo zize zo bwo kumubanira ngo ntazongere gukora ibintu kuko batakiri kumwe. Nose kuki adashobora kureka uyu nguyu akagenda akabaho ubuzima bwe nk'uko nabaye mu buzima bwe? None se ko yakoze ubukesho muri agashaka umugore. Uretse gato. Icyo tuvuga ni uretse gato. Nta n'icyumweru cyari cyashira. Uretse gato nani. Icyo nshaka kugira ngo twumvikane ni iki ngiki. Niba ibyo mutubwiye ari uko bimeze,
niba nabwo umubeshyeye ukaza guharabika umuntu w'abandi uri gukora ibigize ibyaha bazakuzirika. Urimo kunyumva? Niba ibyo uri kutubwira uri kumuharabika, uri kumukorera iharabika, ibyo uzabiryozwa. Ntimutekereze ko mushaka kuza niba muri gutwika mugafata umuntu ukaba wabikoze gutya muri gutwika. Uri gufata umuntu uretse gato uri gufata umuntu ukazana izindi hano ibingi uzabiryozwa. Ni harabika hano harabadura abantu hafi 900. So ibintu bari kuri kodanga bagiye kujya ku YouTube bagiye gushaka amafoto y'uwo muntu, ibyo byose barabishyiramo. Kuvuga ngo umuntu yaraje agukorera ibikangisho ibintu bigize icyaha. Watubwiye ko yafashe amavideo yawe y'ubwambure bwawe yagufasha utabizi. Uri kumushinja ibintu ko yakoresheje amafoto y'ubwambure. Siko bimeze? Ibi bintu uri kuvuga hano ukabibwira umuntu mukuru, uravuga ngo umugabo mukuru niko ndi kubyumva. So ibi bintu uhisemo kuzana on public by'ibyo bikangisho yagushyiriyeho. Nyuma y'ibyo bikangisho kimara kubishyiraho IV ukabibona gutyo akakoreza amafoto y'ubwambure, wagiye kwishinganisha cyangwa kumurega muri RIB? Narishinganishije njye mfite umunyamategeko wanjye. Umunyamategeko njyewe nakubwiye ngo njyewe uyu muntu yandikiye nk'ibintu bibi bikangabona biri kunkomeretsa mu buzima busanzwe mpita mbisiba nyine kugira ngo nyine nakomeza kubireba. Umunyamategeko wawe ibyo bintu warabimubwiye? Yampaye n'iretere, ni nawe wambwiraga ibyo musubiza, akambwira ngo ibintu byose azajya kwandikira uzajya ubinyereka nkwereka ibyo. Wafunze mike yawe? Ngo umunyamategeko yarakubwiraga? Yarambwiraga ngo wewe kugira ngo udakora amakosa tubitandukana nyine akinyekana ayo mavideo. Yarambwiraga ngo ariko ngo ukigira ikosa ryo gusiba ibintu. Namugani rero ibi bintu mbona biri ndi kubitekerezaho nyine nago ngo ndakureba message mbi nyine ndabisiba kugira ngo niturize. Arambwira ngo rero unsubiza n'ibyo nakubaje nta hantu bihuriye. Wowe ukimara kwereza ibyo bintu waba waragiye kwishinganisha ukajya ibyo bikangisha naho nagiye numvaga ko afite umunyamategeko. Yego umva rero ikintu ukora urukunyumva kugeza aya masaha ntabwo ndatekereza ko niba yarakwerereje ibyo bintu babishatse babibona. Ntabwo keretse aramutse ajugunye telefone ari byamaze kugera kure. So kugeza aya masaha urifuza ko umuntu ava mu buzima bwawe akagakomeza kuguhungeta, ntabwo afite uburenganzira bwo gusiba indirimbo zawe akaguha copyright nta n'umuhuriye. Siko bimeze? So reka tubyekire ko ari uko nguko uri kubyumva. Ariko noneho washoye amafaranga arimo kuza kukwangiririza, fata umunyamategeko wawe aje gutanga ikirego. Icyo ni kimwe, turi kumwe? Aje gutanga ikirego, uyu muntu ahagarikwa. Niba bidafite aho bihuriye n'umuziki wawe, niba bidafite aho bihuriye n'amasezerano mwari mufitanye, tanga ikirego. Urimo kunyumva? Ugaragaze ihohotera ari kugukorera. Ibyo bikangisho yagiye akwereka niba ubifite bitegure. Conversation niba yaraguhamagaraga, MTN irahari, bitsa depasi zuko yaguhamagaraga, ibyo birahari. Bazakora investigation niba gukora iterabwoba bagakorera ibikangisho ubishyire hariya. Urakuze ureke kurira, urarira kubera iki? So hanyuma ntekereza ko bigaragaye ko ibyo bintu yabikoze ntabwo ari byo. Nta muntu ufite uburenganzira kabone ibingibi bari kwivugisha ngo mwarakundanye, wamubeshya urukundo waramaze. Uretse n'umuntu bakundanye mukajya muri relationship n'abantu basezeranye imbere y'amategeko, baratandukana, umwe agafata ubuzima bwe undi akagenda agafata ubuzima bwe. Ntabwo kuba mwarakundanye, kuba mwararyamanye, kuba mwarabaye muri relationship ibyo ngibyo bimuha uburenganzira bwo guhungeta ubuzima bwawe. Turi kumwe? Ikintu gishobora gutuma gwa dislike nuko waba wakoresheje igihangano mu buryo budakwiye, ugakoresha platform cyangwa hari amasezerano mufitanye ateregeze yubahirizwa. Naho kuba mwaragiye muri relationship ntabwo afite uburenganzira bwo kukugenda mu buzima bwawe kuko relationship wayivuyemo. Ntabwo relationship ari ingwate, ntabwo wari imfungwa ye. Urimo kunyumva? Niba mwaratandukanye ntabwo umuntu afite uburenganzira. Nakubwiye ikintu kimwe cyonyine cyeretse mu masezerano y'akazi mwari mufitanye, harayo wishe ukaba ari utubahirije, aya masaha akaba ari gukoresha uburenganzira bwe cyangwa contract mufitanye akaba ari kubikora kuko hari ibyo umugomba. Aho ngaho tekereza ko details azazitanga, si ngombwa kuri social media. Urimo kunyumva? Ariko mugomba gukiranuka. Niba yambere yarayisibye ugahindura na platform, izo uhinduye akagusangayo, ukameza akagusanga kuri platform zindi, hari ikirego waba warakiriye yagiye kukurega ku masezerano mutagiranye, mwajyanye utujuje.
so rero niba ibyo tubwiye ari nk'uko bimeze, ibintu ni bibiri, ukeneye uburenganzira kuko nta muntu ufite uburenganzira bwo guhungeta undi. Ibyo kuvuga ngo wagiye muri relationship nawe waramaze, ntabwo kuba waragiye muri relationship n'umuntu ibyo bimuha uburenganzira bwo kuguhungeta no kukubuza amahoro no kuguhoza ku nkeke. Urumva kunyumva? Nta hantu bihuriye. You have to ugomba kurwanira uburenganzira bwawe. Ugende umurege, mujyane ikirego, mugende mu murege. Urumva kunyumva? Nta burenganzira afite ibyo gutera ubwoba. Ntabwo mu Rwanda icyo gihugu ibyo ngibyo bikora muri Amerika niba ari gangster, ariko mu Rwanda ntabwo ntekereza ko azagushyiraho iterabwoba. Turi kumwe? Ugende utange ikirego, icyo ngicyo nicyo nakubwira. Hanyuma noneho unasabe anabazwe impamvu yagwaye copyright, yagiye akajya kumanuraho igihangano cyawe atagizemo uruhari, kitanakozwe na studio ye maybe. Ariko mbere yuko ubikora umanza usubiza amaso inyuma muri contract mwagiranye, urebe niba nta masezerano wishe. Akaba ari yishingikirije contract ni mu ruhe rurimi, contract ni mu ruhe rurimi, mu Kinyarwanda n'Icyongereza. ni impapuro zingahe? Niba ari nk'ebyiri, menya ari nk'ebyiri. Ubundi Godfather, we ikintu gihari, ikintu gihari ndagira ngo kano kantu nako mukumve. Vuga ngo contract zari zihari, sibyo? Izo contract yari imyaka 3, niba nibuka neza ni hagati y'imyaka 3 n'5, ntabwo ndikibuka neza, ariko ajya kuri movinga abantu bose yabari movinze iyo myaka itararangira. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, urumva kuko hari ibyo batumvikanye. Ajya kuri movinga uramenye iki? Ajya kuri movinga nyine like nyine kuvuga ngo ntago tugikorana nyine. Urumva yaje ubundi atubwira gutya, ibi ngiye kukubwira ni nako yavuze. Yaje atubwira ngo ibintu by'imiziki arabihagaritse. Urumva? Ntago agishoboye kubikora, agiye mu zindi business. Ni gutyo we avuyemo, ayivaranje kugenda. Oye, erega IV bisa nkaho IV kivamo. Urumva? IV niwe wabanje kugenda kuko ubundi IV yari we ntandaro yo kugira ngo twe tube duhari, ni nawe wabaye intandaro yo kuba twese tuhava. Okay, IV yabanze kugenda, nere mwebwe baza kubabwira. Yego, twebwe noneho aza turipotinga ngo ibintu by'imiziki birananiye, ariko n'ijisho ry'umuntu mukuru ntago ariko byari biri. Story yose twari tuyizi iri behind, staff zose tuzizi, ni nayo mpamvu ahantu hose hashoboka kabura yaba Liandre ntushaka kubimubaza wumve ibyo binarabivuze. Liandre yera natwihanangirije avuga ngo ibyo bintu uko birangiriye ahangaha mugende mumenye ubuzima bwanyu bw'imiziki, mukomeze mu pushing uko mubishoboye, ntimuzigere mubivugaho, muzamureke ibyo byanyu yangirije byagize ute, it's okay. Urumva Liandre wubwe niyo wabitubwira, atubwira uti ewana munume. Ikibazo ni cyabaye cyo ngicyo, yabagiriye inama nziza cyane. Ikibazo rero ntago cyabaye icyo ngicyo. Icyo gihe cyose imyaka 2 igiye kwihirika, nta muntu wigeze ubigarukaho. Twese twaragiye dukomeza ubuzima bwacu, buri wese uko nyina bishoboye, sibyo? Sasa ikibazo cyaje kubamo gikomeye cyane. Umupapa nukuvuga ngo abivuga ko yaprodinze indirimbo bigenda uko nguko, buri ko yaprodinze indirimbo kuko urumva kuri channel ya mbere yari afite yari yaprodinze, nabibasobanuriye iyo ndirimbo yaprodinze nubwo ari wowe waraye providinze yari yishuye, ariko yari yarakorewe muri studio w'umupapa. Ntekereza ko ariyo mpamvu byo yabikoze. Niyo mpamvu ivi twamubwira ati winashwana nawe wegenda ukuri ibindi. Urumva iyo ndirimbo aracyayifiteho uburenganzira nubwo wenda wewe wayishuye, ariko aracyayifiteho uburenganzira. Urumva ko Kendo wowe ugenda ushiramo ingingo zimakinga sense. Nk'ubu ngubu kubera uvuze ko indirimbo bari barayikoreye muri studio y'uwo mupapa, uwo mupapa bashobora kugira ingufu zitera strike. Ibyo nibyo umwana yabivuze. Ikibazo ni iki? Iyi ngiyi nta ikibazo ni iki rero? Kendo uretse gato nani Dumba uretse gato Kendo Dumba nuko utabyumvishe. Iyo ni indirimbo ya mbere uyu mwana umwaka ushize aza akanya approaching akambwira icyo kibazo, namubwiye the same thing. Urukunyumva Dumba? So rero ikibazo gihari, urukunyumva, iyo ndirimbo umwana yaracecetse guyaje kubimbwira umwaka ushize, namubwira nti ntari giye utangira ibintu bishya nabigusobanurira nawe. So ikibabaje noneho ni ikihe? Uyu mwana yamuvinze on iyi ndirimbo uyu nguyu yakoze. Njye namugiye namubwiye ko na YouTube channel uriya bayifungujeho urafiteho access.
uri kunyumva kuko niba nimbuka neza ntabwo indirimbo bahaye dislike kuko iriya YouTube channel natekereza uriya mugabo yarayifiteho access yatwaye YouTube channel ibintu byose abikuraho yarayisibye ntabwo yayihaye dislike niba ntibeshye. Ikindi kintu izina wakoreshaga muri record label y'uwo mugabo niryo ugikoresha araza kudusubiza. So noneho ndumva iyi ndirimbo ya high dislike uyu munsi uyu mwana yaragiye ayikora ku giti cye akoresha amafaranga ye ndetse ashaka n'indi YouTube channel cyashye gushyira icyo gihangano. Urimo kunyumva? Sinzi kubyumva. Kozi niba gikoresha izina naryo baritera strike. Reka nibyo izina wakoresha n'icyo ukoresha ubu ngubu. IV fungura mic yawe. Oui. Izina wakoresha gukiri kumwe n'uwo mugabo niryo ugikoresha n'ubu. Ndiyo mu buzima busanzwe nitwa IV ariko kuri channel yindi twari twarabanje gukora ya mbere hariho IV music Rwanda. Noneho tukimara gutandukana ndabihindura byose ubu ngubu ni IV X20. So ariko channel yanjye yo kuri YouTube ni IV TV show. Mwumve n'aka kantu iby'amazina nabyo mbivugeho akantu gatoya. IV bahura urumva ngiye twahuye n'ubundi nitwa Kendo bahuye n'ubundi yitwa IV ubundi ibyo nabyo biba iyo umuntu mwahuye iryo zina rikaba creatingwa uri muri iyo management duhuye nitwa Kennedy ukamfasha gucuruza inyanya nkakora company yitwa Kennedy icuruza inyanya ntago bivuze ngo dutandukanye iryo zina ni izina riri mu ndangamuntu ntabwo ari izina ryo kuvuga ngo ni izina ry'ahandi hantu. Indirimbo ya mbere IV yakoze buretse gato indirimbo ya mbere IV yayisohoreye kuri iryo zina yayisohoreye kuri indirimbo ya mbere IV yasohoye yari muri iyo record label y'uwo mugabo yego ya mbere yakoze banasibye urumva. Okay ikintu ntekereza gihari